Mumaze iminsi mwumva filime y'uruhererekane yitwa The Polygamist, yakunzwe n'abantu benshi ku isi mu gihe gito imaze isohotse. Ese waba uzi impamvu iyi filime yakunzwe n'abantu benshi mu gihe gitoya? Tega amatwi nkubwire ku ndwara yo kubatwa no kureba filime ishobora gutuma ugeraho ukananirwa gusinzira kubera amakuru mashya wamenye ko hari filime nshya yasohotse kandi ukaba wifuza ko nta wundi muntu wagutanga kuyireba. Gira ubuzima wowe udukurikira umunsi ku munsi aho uherereye hirya no hino ku isi, nizera ko umeze neza. Niba kandi utameze neza ihangane kandi ukomere, ejo bizamera neza, ko kubaho nicyo gishoro. Njye ndi Fideli nk'ibisanzwe, ni njye muganga wawe bwite. Iyo bavuze indwara yo kubatwa, uhita wumva kubatwa n'ibiyobyabwenge. Gusa si byo byonyine bibaho, habaho n'indwara yo kubatwa n'imyitwarire runaka ugasanga yaragutwaye ikaguherana, kugera n'aho ushobora kuba utakibasha kwihangana, ukananirwa kuba wacika kuri iyo ngeso kabone n'aho waba ubyifuza. Ugakomeza gukora icyo kintu cyangwa ugakomeza kwitwara uko kuntu kugera n'aho waba uzi ingaruka z'ibyo bintu ariko ugakomeza kubikora. Muri iyi filimi yakorewe muri Afurika y'Epfo, The Polygamist, yakinwe hagendewe ku gitekerezo cy'umunyazimbabwe witwa Shunyati, cyangwa igitekerezo cyanditse mu gitabo yanditse. Harimo umugabo twavuga ko yabaswe n'ingeso yo gukora imibonano mpuzabitsina kugeza n'aho ananiwe kubana n'umugore umwe, ahubwo akumva yashaka umugore umwe, ejo agashaka undi, ejo agashaka undi, gutyo gutyo kugeza aho yumva nyine yatunga abagore benshi cyane kurushaho. Kubatwa no kureba filime ni igihe wumva wareba filime igihe cyose, mbese ukagera aho wumva utarebye filime ibindi bikorwa byose byahagarara, cyangwa wanabikora ukabikora nabi. Iki rero nicyo gituma iyi filime yararebwe n'abantu benshi mu gihe gito cyane, bitewe n'uko abantu benshi bamaze kubatwa n'indwara yo kureba filime mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kuvuga aho ugera ugasanga umuntu ntashobora kwicara ngo amare iminota 30 atarareba filime. Bamwe na bamwe no mu kazi kabo usanga bafunguye computer, muri tab imwe yashyizemo filime ari kujya yireba cyangwa ari kuyumvira muri ekuteri, ariko ari no gukora akandi kazi. Ibyo rero nibyo bituma umuntu wese wamaze kugera ku icyo kigero, iyo yumvise ko hari filime nshyashya yasohotse aba yumva agomba kuyireba mu bantu ba mbere, bigatuma filime nshyashya zirebwa n'abantu benshi cyane mu gihe gito cyane. Indwara yo kubatwa no kureba filime, cyangwa se indwara yo kubatwa muri rusange, igira ingaruka ku buzima bw'umuntu, cyane cyane ubuzima bw'imitekerereze. Muri izo ngaruka harimo iya mbere, kwirengagiza cyangwa kunanirwa gukora inshingano wari ushinzwe mu kazi kawe ka buri munsi, bitewe n'uko umwanya wose uba warawuhariye kureba filime, bigatuma utabasha kuzuza inshingano wari usanzwe ushinzwe. Ingaruka ya kabiri ni ukwigunga, ugasanga ibikorwa byagushimishaga ntibikigushimisha, ahubwo usigaye wumva wareba filime gusa. Iyo nayo ni ingaruka yo kubatwa n'ikintu runaka cyangwa kureba filime. Hari uguhinduka mu buryo bw'imyitwarire mu gihe utayirebye. Aha twavuga nko kubaho wumva wasuherewe kubera ko umaze igihe kinini utarebye filime, kurakazwa n'ubusa, kugira umushiha, gutitira, ndetse n'ibindi byinshi. Indi myitwarire myinshi igenda ihinduka bitewe n'icyakubase, cyane cyane nk'abantu babaswe n'ibiyobyabwenge,
usanga iyo atabifashe atitira intoki cyangwa atitira ibindi bice by'ingingo. Ingaruka ya kane ni ukureba cyangwa se kureba nyinshi kurushaho kugira ngo ubashe kwishima. Aha ngaha ushobora kuvuga gukora nyine icyo kintu inshuro nyinshi kurushaho kugira ngo ubashe guhasa ibyiyumviro byawe by'amarangamutima yo kwishima. Cyane cyane nk'abantu banywa ibiyobyabwenge urabizi ko iki ni cyo gituma nyine batabasha kureka iyo ngeso yo kubinywa, kubera ko aba yumva yanywa byinshi kurushaho kugira ngo abashe noneho kugera ku munezero wo hejuru. No kureba filime rero igihe kiragera bikakubata ukaba wumva wareba nk'amasizoni 3 ku munsi cyangwa arengaho kugira ngo ubashe kunezerwa kurushaho. Umuntu wese rero wabaswe n'indwara yo kureba filime cyangwa se wabaswe n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, aba agomba kugana abaganga bavura iby'imitekerereze kugira ngo bamufashe gucika kuri iyi ngeso.